izana ingaruka mbi rero gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi ntabwo ari byiza. Sinanabigiramo n'inama n'abadukurikiye no, ahubwo banafashe umwanya kugira ngo buri muntu wese ngende soma comment ye abone yuko mba muzirikana. Uyu bamwita Rafiki Dusingizimana. Natwe turabakunda basho, namwe nukuri turabakunda cyane kandi urakoze. Ambo uyu n'ubundi ni Rafiki Dusingizimana yamashimira. Hanyuma wa Yezu Christina aravuga ngo mbaragasumu ntabwo mbizi icyo yashatse kwandika. Hano hari uwo bita izina rishyize mu Cyarabu, ntabwo nzi gusoma Icyarabu ariko akunda kutwandikira comment cyane, yavuze ngo ndabakunda, utanga impanuro nziza pe. Okay, turakoze cyane gushima. Hano hari uwo bita Dusingizimana Venusti, arimo arashima nawe merci chou. Hano hari uwo bita Mudahemuka Etienne, ko hari igihe umuntu ashobora kuvaho bitinze atarangije, byaba biterwa n'iki? Ndakeka wenda tutagiye kure impamvu ziba zibitera namwe murazumva ni nyinshi, ariko uyu munsi none ahangaha wenda sindi buze kwita nzisubiza, ariko numva ari video nigeze kuba nasubizamo uyu muntu wacu. Noneho wanditse gutya ndabona ntazi uwari, ariko hano hari umuntu wabajije ngo oya ntago ari ukubaza, ariko nyine niko bashaka kugira ngo nsome comment zanyu. Weho twaryamana gute? Hano hari uwibariza uburyo yaryamanamo, simbizi ngo arashaka kuryamana nande. Hanyuma dufite umuhuza sinzi uyu nguyu icyo yashatse kwandika. Noneho uyu aravuga ngo igituba kirica gituma umuntu ananuka. So guys, nimugire ngo wenda ari brag, binavuga byari ukuri. Ntabwo buriya iyo buri munsi iyo ufata umwanzuro wo kuva ngo ngiye gukora sex, ngiye gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo buri munsi ari byiza. Bituma unanuka, bituma wumva nyine mu buzima bwawe okay, hari ibigenda neza ariko hari n'ibigenda nabi. Kimwe yuko buri ibintu byose bigira uruhande rwiza n'uruhande rubi. Nababwiye ngo n'abantu bwacu dufite uruhande rwiza tukagira n'uruhande rubi. So rero ibyo mubimenyere, mumenye yuko byanga byakunda ari ibintu dukora mu buzima bikatugiraho ingaruka nziza. Nababwira ngo mujye mukora imibonano mpuzabitsina muyikore neza. Noneho ikintu gitangaje, buri umuntu yakora imibonano mpuzabitsina buri gihe agira hakaba nk'isasi, murabizi, akarangiza vuba, yarangiza akajya yajya nabikora ukumva nta gatege, nta kukwemeza afite. Mbese nyine ugasanga ibintu ari gukora nta hantu hamwe bihuriye n'ibyo yakabaye akora, sibyo? So rero bivuze ngo iyo umuntu yitwaye neza akabikora mu gihe gikwiriye, aba afite imbaraga, aba afite ubwuzu, aba afite urukundo. Niyo mpamvu usanga nk'umuntu ubikora buri gihe nta rukundo agira, nta santima agira z'urukundo. Like nk'abantu baba ku muhanda b'indaya bicuruza, ntabwo uriya ushaka kumuzana nzwe. Niyo mpamvu ujya ubona benshi bagenda n'inzuma, bagenda n'inzembe n'ibiki byose, baba barababaye man, baba byarabababaje. Usanga nyine byarabababaje, usanga ibibabaza ari byinshi. Bivuze ngo rero kubikora buri gihe ntabwo ari byiza. Ntabwo burya, niyo mpamvu bakubwira ngo n'abagabo nubwo bagira santima nyinshi, bagomba kwirenza iminsi 3 cyangwa 2 bakabona gukora sex, nibwo usanga umugongo we uri fit, ku buryo umugongo wumva kuri kumanuka ewana. Ariko hari uwuza ukibaza niba yanahageze bikakuyobera. Ukibaza niba yanahageze bikakuyobera. Nibyo njya nkunda kuvuga, ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina ari uguhatiriza ngo ufate, no, ntabwo aba ari byiza. Uyu munsi nakoze imibonano mpuzabitsina, ejo bundi byari, ntabwo aba ari sawa. Uba ukwiriye kubikora, ariko basi byibura ukavuga ati okay, uyu munsi ndaruhuka, ejo nzaruhuka, ejo bundi tuzabikora. Ukabikora wumva bikunze, wumva hari umuntu ubikora wagira ngo ni nk'ikizi. Niyo kubikora buri munsi
kumva nta nicyo biba binavuze, bya byishimo ajyaga abona ugasanga byagiye bigabanuka, buri kubikora buri munsi wari uzi ko bishobora kukugabanyiriza ibyishimo. Kwa kundi urangiza ukumva witereye hejuru, ukumva ibintu kumva utazi ibyo ari byo, ariko ugasanga byagize gute, byararangiye. Ugenda ubundi mbere wajya kurangiza ukavuza induru, ukavuza induru, ukavuga ibyo ushaka, ariko uyu munsi nonaha kubera yuko wamenyere kubikora buri munsi ugera ukamenya no guhina ijwi, ku buryo wajya kurangiza ntuvuge, n'uwo muri kumwe ntamenye kurangije. Kandi niba habaho ikintu kibi ni uko umuntu ashobora gukora sex akarangiza ntubimenye. Ni bibi, ni bibi. Ugomba kurangiza umuntu akamenya ngo urarangije kabisa. Kandi biba byiza umugore n'umugabo iyo mutegerezanyije, ukabwira umugore wawe ati ngende ndumva ngiye kurangiza, cyangwa se umugore akakubwira ati ngende ndumva ngiye kurangiza, harabura nk'umunota umwe cyangwa amasegonda nkarangiza, nawe ugahita ubyihigamo mukarangiza. Ariko mu gihe wowe ukizi ko utakibasha kugaragaza ibyishimo byawe, ibyishimo bigenda bigukamukamo bigushiramo. Niyo mpamvu uzasanga urukundo rwarabaye rukeya mu bantu, nta rukundo bakigira, abantu basigaye bikoresha ibyo bashaka, ni uko baba bazi neza yuko ibyo byose biba byaragiye bibabaho ukabakamukamo. Narababwiye ngo umubiri w'umuntu buriya uba ufite connection hose, sibyo? Ubabara umutwe ariko ukumva umubiri wawe wose utangiye gusuhererwa no gusuhererwa. Cyangwa umwana yakuruma kwibera ari konka ukumva isubabara mu mutima no mu maguru no mu mutwe no mu bwonko n'ahantu hose. Ibyo rero bivuze ngo nuko umubiri ufitanye connection ahantu hose. Urashuna ugashuna kanoka niba ari ugushuna nari ukunosha, sibyo gutya ugakururuka babara. Wababara ntabwo wabara ahandi ushunye gusa cyangwa se unosheje gusa, ahubwo wabara n'ahandi hose mu mubiri. Byumvikane ko rero umubiri wacu ntabwo tugomba kuwukoresha ibyo dushaka kuko uri connect. Rero mukora uko mushoboye, abantu tube maso, tukanguke, tube maso. Iyo ukora imibonano mpuzabitsina buri gihe nk'uko umuvandimwe hano yabivuze ati byakwica, mu by'ukuri byanakwica ukanapfa. Nuko gusa mwe mutabizi, ariko tuba tubabwira, tuba tubizi, tuba tuzi n'impamvu nyinshi zatuma umuntu abikubwira ngo ubireke, ariko ndabizi ko benshi mwumva nabi, ariko gusa tukomeza tugerageze kugira ngo muzagerageze mwumve neza. Imana ikomeze ibahe umugisha. Rero video yacu twari twayipanye iminota mikeya, ariko hari igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho muri komenti, ushaka ko ari inyunganizi dushyiraho, basigamo nimero tukakuvugisha. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ndetse wowe wakoze subscribers ndagusabira umugisha, wa like inze video zanjye ndagusabira umugisha mbivanye ku Mana, ndetse nawe uteganya kuyikora Imana ikwagurire imiryango y'umugisha kugira ngo utangire wumve yuko iyo watanze nawe hari icyo Imana iguha, sibyo? Imana ikomeze ibahe umugisha.